Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi. Tesi ngo numanuzi nibishaka ngo numanuzi mutesi yemera ariko pastor kare kuri kamera uyu mugabo witwa nibishaka yivuguruje avuga ko umugore yamutaye kandi bwa mbere uyu mugabo aza kuri kamera yavuze ko umugore we uyu mugabo yataye umugore akajya kwa mu butayu. Kuki kare twongeye kumva ikiganiro uyu mugabo yivuguruza ko umugore yamutaye mu nzu kandi umugore wataye umugore mu nzu babuza y'ikode inshuro nyinshi ndetse ikigaragara nyine baca umugani gakagabo gahimba kandi kataraza nibishaka urabona agenda yivuguruza. Yes, ibihe byiza mwese mukunda kandi mukarakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nimuvunye mwumva hano kuri 5G TV ndetse n'Ikaze TV na Zamuka TV kuva na Mugisha TV Rwanda. Pasuje cyane mwese mwakoze subscribe muraba agaciro kandi murabo ingenzi. Kano kanya na Prince TV yaje ryari cyangwa Hori TV bamwije aremeye se muri hora ariko ni cana Hori ahera umusozi wera Hori ibintu byejejwe. Yego, imbere ya kamera zacu turi kumwe na Pastor Claude. Pastor Isashimwe. Yes, abicyubahiro Umeze neza? Meze neza. Mbere na mbere mbanje gusuhuza umubyeyi Pastor Fani, umugabo we Pastor Asaremewe buriya baremewe Pastor Fani turagusuje n'umutware Revera Gabriel muremewe baremewe ntibemewe baremewe bwezo kuri baremewe. Nyuma pompage ndabona rwose abantu ufite courage. ntako pastor uraza pompage sizara agatwiko Jewe tera kandi nuze n'ubundi subire tero tundi pompage jewe pastor inyuma gatoreye. none se urabona ari montage urabona ari montage shayo nabonye agira ni montage nazikoze kabisa. cyakigana abantu ujye bifuza kugisubira muri gutera dupompage 10 zanjye narazikoze ndazemeza. Yego, dikumwe naho turiyo tujye kuyobora kino kiganiro. Horo umeze ute? Nje ndashima Imana nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'abanyarwanda ndetse nkunda n'Imana by'umwihariko. Yego. Pastor uyu munsi reka twinjire mu kiganiro cyacu gutya tukubwire ngo bantu dusengere kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu dore ko uri na pastor uheshe umugisha abaturebera ibiganiro dukora. Mubaze mumbwire ingingo tugiye kuganira. Ingingo tugiye kuganiraho ni ijyanye n'uwitwa Mutesi ndetse n'uwitwa Nibishaka Theogene. Nabo babiri gusa. Ndasenga shoje. Kwasenze dutangira pastor. None se kariye uyoborwa n'umwuka kandi ngabayoborwa n'umwuka ari mu bana b'Imana. Dusoza rwose. Ni iki mwuka abwira amatorero ngo muri make? Cyumuka abwira amatorero no kwihana no guhindukira. Kwihana no guhindukira n'cyumuka abwira amatorero. Pastor ku munsi reka mvuge wejo bundi mu gihe cyashize wagaragaye utanga imashini kwa madamu Theogene. Yego. We n'umunyamakuru umwe nashatse kuvuga kuko sinkwa ko muvuga cyane gusa mwagaragaye mutanga imashini. Yego. Imashini bivugwa ko uwo mwayishiringa atarayikeneye cyane. Kandi no utanga iyo mashini bisa nkaho byari prank niko abantu bamwe bari kugenda bavuga. Prank sinyango ni ikintu kidahari. Si ikintu kiba kitabaye ari ukuri. Ahubwo ngo hari igihe kiba ariho imashini mukayisubizayo. Mbega gukora ukwifotoreza. Wahamagaye n'ubwite se wayihawe. Nta nimero ze dufite. Nta nimero ze mfite iyo nza kuzigira mba namamagaye mu kiganiro. Pastor bivuga ko nkaho ari prank wowe urabivugaho iki? Mashini twayibuze mu mujyi muri quartier commerciale. Hanyuma ni mashini yitwa Singer. Imodoka ya Bishop Gerard Mugisha. Niyo ya Bishop Gerard niwe wazanye mashini ndetse nanjye n'umunyamakuru Eminyawe ntabwo ugende buguhishe. Hanyuma turaza tuva mu mujyi tugera mu Gatenga tuzamuka ku bitaro bya Gatenga bari centre de santé ya Gatenga simbizi ariko nabonye byubatse neza cyane. Turazamuka hejuru badive tutunguke hambi. None subwo
utinyuka akaba yavuga ngo ni puranka nyir'ubwite kwa hari yatangira ate avuga ko ari puranka. kare umugabo witwa Nibishaka abenshi bamubonye mu kiganiro avuga ko ibyakozwe ari ukumuharabika ndetse no kumusiga amabyi kuri social media cyangwa ngo muri kumwambika n'isura mbi kumusiga amazirantoki. weho ndumva bisobanukiwe ubwo iyo mvuze gutyo ariko bivuga neza. Bibiliya irabisobanura. Ivuga nk'uko wari uvuze imbere. Pastor kuki umugabo muri kumusiga umwanda? Bo murakoze. Nibishaka Theogene ni umuntu wagaragaye waje muri social media asa n'utungurana. Aza ku Musaraba TV kwa Nepo w'Umusaraba TV, hanyuma aza hanura avuga ibintu by'intambara, ibintu byo kwica, ibintu by'urupfu, nta buhanuzi buzima, nta buhanuzi buhumuriza bwari burimo. Yesaya 40:1 haravuga ngo nuko ngo muhumuriza abantu banjye mabwire ko iby'impuha n'intambara bishize. Hanyuma ngo kandi mubwire ko ari Yerusalemu ko bahariwe karindwi. Rero urumva we yaje hanura intambara, urapfuye mu minsi gaho urapfuye, intambara, inkambi, ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo, Kigali igiye gusenyuka, amazu yose asenyuka, yagiye kugwamo imvura y'impangukano, amazu yose azasenyuka. Nibyo byazanye Nibishaka muri social media. Rero yaje atavuga neza, yaje avuga ibi gusa, nta jambo rizima yaje avuga. Yego, nta jambo rizima yaje avuga. Kandi yidekara yavuga ko we n'umugore bafitanye divorce kandi byinshi ari byinshi umugore atigeze ababwira yabahishe. Yarakwiye ko yarashyize ahagaragara ariko yagize nkaho yabyubamye hejuru. Yego nibyo. Umudamu we batandukanye, ni umuntu utari warashatse gushyira ibintu hanze. Agenda yirinda twamaze tese mufitanye divorce ngo adashaka mbese kuvuga ko bafitanye divorce. Umudamu yarabyirindaga, akirinda kubivugaho, ariko kandi ikigaragara muri divorce handitsemo ko Nibishaka yataye urugo. Urumva? Yego. Igitandukanye umugabo n'umugore rero mu mategeko y'u Rwanda harimo kuba umugabo umwe mu bashakanye yaba afite akazi ntatange ibitunga urugo, cyangwa se umwe mu bashakanye agata urugo mu gihe mugenzi we atamenyeshejwe, atazwi. Kuba wajya ahantu mu gihe kitazwi ntumenyeshe uwo mubana, umugabo amenyeshe cyangwa umugore amenyeshe umugabo, babiganireho babyumvikaneho. Ikindi kuba umwe mu bashakanye hari uwakora ibintu by'urukozasoni bikojeje isoni, byakoze isoni mugenzi we, yanyura ahantu bati dore wa mugore wa kanaka, dore wa mugabo wa kanaka. Ibintu nk'ibyo by'urukozasoni rero nabyo biri mu byatuma umugore n'umugabo batandukana, harimo n'ubusambanyi. Ndetse n'ibyo ngibyo rero bituma umugabo n'umugore mu bashakanye, umwe mu bashakanye bashobora kuba batandukana bakadivorce. Yego, bashaka kuba batandukana bakadivorsa, ariko umugabo avuga ko amakosa atari ahubwo amakosa ari ay'umugore we. Kandi n'umugore akavuga ko amakosa ari ay'umugabo we. Wewe wenda wewe wigereye kuri tele wasanze amakosa ari ayandi? Jewe wagiye kuri tele amakosa n'ay'umugabo byese rebega we. Amakosa n'ay'umugabo. Amakosa n'ay'umugabo. Urumva Nibishaka yagiye ahanura ibintu by'intambara, nta bintu bizima yavuze yahanuye. Urumva rero ko ari ibintu biraho bitashinga bitabyina, bityo urumva ko ibyo tutagira. Yagiye avuga intambara nk'iza M23, ibintu nk'ibyo. Urumva arabura guhanura ko M23 izatsinda, akajya kuvuga ibintu by'ubusabusa gusa. Hano ugiye yatumana nahamagara umuvugizi wa M23 muri iki kiganiro. Yadufata kuma byose bireba. Amuhamagaye uko byubakitse. Yitwa Barinda Oscar, umuvugizi. Bari mu kazi kenshi kandi gakomeye.
bari hafi ariko uvuze ku by'intambara rero tuvuze ku ntambara gahunda ubundi M23 ni iremewe ntiyemewe M23 niko byubakitse iremewe abari mu kazi kenshi kandi gakomeye M23 bre ushobora kuba ari bize yego kubera ko hanyuma twakomeza mu byacu rero naboneka araza kutubwira twikomeze pastor yego dukomeje kuri nibishaka ikiganiro yakoze kuri cana imwe yakoze uyu munsi ikiganiro yaje avuga ko we bagiye bamugira inama yo kurega umugore we yego yanga kumujyana mu nkiko kandi bigaragara ko yamukoshereje kandi cyatumye yanga kumujyana mu nkiko ngo nuko yari amufitiye uruhinja kandi mwebwe mu biganiro mwagiye mukora cyane cyane nk'abagezeyo bagaragazaga nk'amakosa yagiye akorera umugore we ibintu bavuga iki pastor nibishaka niwe wakoreye amakosa umudamu we kubera yuko ni ibintu mbese ubona ko bigaragara n'iyo avuga ubona ko ari ikibazo kubera ko nibishaka ni umuntu wagaragaje ibintu by'uburaya ibintu by'ubusambanyi ibintu by'inkoze biri aho gutyo gusa hari n'umukobwa w'i Rubavu wampamagaye arambwira ati nibishaka naraye w'inshuro zingahe ati nari naje nzi ko nje gusenga ati birangira mbona njyanye mu zindi gahunda ati nahasanze umudamu nuko uruko nibishaka wahatari wahatari ni umuntu utari siriyasi ariko kandi ko hari umukobwa agiye wanyihamagariye ngize amahirwe kandi itaba byaba ari amata by'amavuta halo uraho neza ariko kuva wagira ntabwo wongeye kumvugisha cya gihe waramba umva nta makuru yose dore n'umugore we yayatanze yose amakuru ya nibishaka yose uyame yose ahubwo se wowe wamuvumbuye ute ni gute wahamaze iminsi ibiri hanyuma ukamuva mu nzara ari we nuriya witonze Claudine bose n'abesko none se kuki Claudine abona haje abakobwa n'abadamu akagenda ubwo si bo babiziranye ni ukuvuga ngo iyo haje umuntu uwo mudamu Claudine ahita agenda iyo simukadi urayifite se iyo nimero urayifite ya Claudine se ibwo haje abo bakobwa afata uwo mukobwa amuhagarika ku meza ngo amuzingisha amata nabikubwira ubundi buruta wabimbwiye kamubwire mfite umukiri yagabarira basi turavugana nigera mu rugo kamani igice sibyo
amuhagarika ku meza ngo arimo aramuzingura. Sawa, umamagare. Oya rwose nta kibazo gihari, ni ikaze, ni karibu. Ni karibu, turi mu kiganiro. Yego. Ayo nama be nibishaka yakomeje kugenda kuri abantu. Uyu mukobwa wavuye ngeze muri uyu muhanda wa Shyorongi werekeza Musanze. Yaje yari yaramubonye ngo avuga ko ngo bafite icyumba cy'amasengesho, abashyitsi bagomba kurara bagasengerwa. Nabaza yigabye. Ahageze rero ngo avire muri gari y'abatsinda. Uko bagira kwa nibishaka asanga umudamu ngo witwa Claudine kandi koko na Nepo yaramuvuze kari madamu wa nibishaka. Ariko kandi nibishaka ngo nabashaka kugaragaza ko uwo mudamu amufite. Wowe witonze? Yego. Ariko kandi urumva ko ngo nawe asa nkaho yabisezeranye na nibishaka. Yego. Gukora ayo mahano yabo. Ejo bundi nyuma yuko ahawe imashini umugore wa nibishaka muri Dorothea nibishaka kuza kuri social media nawe cyangwa se akajya kuri channel cyane yahaye umugore we imashini, aho bigashatse kuvuga iki cyabigaragaye isura iki? Ntabwo bizi cyatumye ajya kuri channel yo kwa Emi cyangwa se urumva ikiri nibishaka n'ibyo arimo arakora ntabwo bikwiranye n'umuntu w'umugabo kujya guterana amagambo n'umugore. Ariko kandi buriya ntabwo ari byiza, yakabaye amenya yuko abana biwe bari abana biwe ari abana ejo bazareba ibiganiro. Abana b'iki gihe basigaye bakurira mu ikoranabuhanga. Yagira gutya ati papa amatelefone, mama amatelefone, akinjiramo mu byitwa ikoranabuhanga. Reba aguye ku kiganiro isatuka nyina cyangwa se nyina ashogoranya na se mu bintu nk'ibyo. Ntabwo ari byiza rero, ntabwo ari byiza kuko ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye na gatoya. Yego. Abakomeje kugenda bava kuri prank mugenda mukina pastor. Prank asu wakira prank hano hameze kuri abadamu nk'abari abamama batwite bagize gute nabo bakina prank. Prank bakina. Yawe nta n'umusizana yikina. Nzaba ndira yivu mu byo nkora Bibiliya yivuga gutya neza ngo pya. Pye. Niko yabyubakitse. Nta kintu cyo gukina mu prank kirazira. Ni iki wabwira ku mugore wa nibishaka akomeza aceceke cyangwa se wenda nawe azamene umuceri nk'uko umugabo yaje kumena umuceri hano kuri social media? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo niba guhishira iki simbizi. Sinjya niba uko wawuca umugani, ariko kandi navuga ngo umwe wese afite icyo kuvuga. Uriya mugore nashiruka amanga nawe atubwire, areke kugenda n'isoni nyinshi n'amasoni menshi. Cyangwa se mu kimwe acecekere rimwe ahitemo avuge cyangwa aceceke. Aceceke. Dukomeza ikiganiro cyacu, hari umuntu hari izina agarutseho. Yagarutse kuri Pastor Mutesi. Yego. Nabyumvise. Wabyumvise? Dore ko n'ubundi yigeze no guhanura Pastor Mutesi. Ati rwose uzagiye kubona umuntu ufite uruhu nk'urwanjye. Ikigaragara biriya bintu yagarutseho akagaruka kuri Pastor Mutesi, ngo niyo bagira gute nawe mutandukanya na Mutesi. Nyine urumva none se biriya yagaragaje ko bya bindi yavugiye kuri Zaburi cyari prank nyine bakinaga ari byo Mutesi yari yamutumye. Bishatse kuba ari prank barimo urumva nyine Mutesi yaramutumye ati genda hano ure uvuge ati ndahanuye umugabo umeze gutya ibintu nk'ibyo rigonde asika. Agenda akora marigonde. Rero urumva ntabwo byoroshye. Ariko rwose neza inkuru yawe na Mutesi ikomeje kuba kasamutwe neza, aho yakomeje kuza avuga rwose ati mwebwe mufite inshenga n'iki, tunagaruka no ku muntu amugira inama kujya kurega. Ese uriya munyamakuru amugira inama yo kujya kurega Pastor? Mbona bibonye ntabwo Chita yarababwiye atese kurega nimugomba kurega bati ibintu nk'ibyo. Ariko urumva rero kandi ikindi ntabwo ari byiza kugira ngo Chita araboshya. Ariko buriya baca umugani ngo niba ari ingabo y'inyigoshora mu ntuze mutazagendana. Rero ntabwo ibyo Chita babwira byari bikwiriye, ntabwo ari byo ntibinabereye.
nyuma yuko Mutesi rwose umubenzi ugize ute cyangwa ariko se bane bamubenza ahubwo niwe yaguteye akadobo nyuma yuko aguteye akadobo aguteye akadobo oya naramubenza nigewe ngo yaguteye akadobo ejo bundi ngo agiye kutwereka undi mukunze mushyashya mu kwezi kwa 12 biriya no kwitera amajeke kandi ikindi nibwira yuko ibyo bidashoboka hari ibidashoboka biriya no kwikirigita umuntu akiseka biriya rero yari ikintu ariseka ntabwo bishoboka n'ibyanaba urumva ntabwo bishoboka n'ibyanaba so icyambere Mutesi na nibishaka ni abantu bafitanye korobase zabo bazirangiho urabyumva yego Mutesi yabwiye nibishaka ati genda uhanure umubishop umeze gutya na gutya uti hari umuntu wanereta kuba hanze ariko wowe uvuge ko namubenze hanyuma kugira ngo ahita agaruka ahita yongera avuga ati Pastor Mutesi ko wari umuntu wanjye naguteretaga utanyemera utanyumva kandi koko uyu muntu ni mu Bwongereza ni mu Canada ni mu Burayi ni hehe wabyumvise are la boshi are ntabwo bizanabaho urahanuye uretswe ashobora kuzaza atagizwe n'izina rya are urahanuye uretswe are urahanuye uretswe Pastor oya ntabwo mpanuye ntabwo neretswe n'umutima ugomba gutekereza utekereje umutima urumva rero abantu bahise batekereza ibintu byinshi nibishaka avuga ati dabas utuntu nk'utwo hari yikunkumura nyine urumva ibintu mbese mu yandi magambo so ndibwira rero yuko biriya ntabwo twagira ibyo nibishaka na Mutesi ni abantu bamwe ni abantu bakora ibintu baziranye kuri uyu munsi wa none rero navuga ngo icyo cyo kimwe nuko ibyabo rwose imikino barimo barakina ntabwo izabahira guteza Pastor iriya mikino ntabwo ari myiza ntabwo ihira abantu bose si bose ihira ukina ngo azashakwa n'umugabo umeze gutya buriya baba babiganiye akamubwira ati ibi n'ibi ati genda ukore gutya urabyumva neza ariko icyo twavuga cyo ni kimwe benura urumva umuntu wa benura wowe urumva agenda adafite aho ngo tikura ngo gira ute nohe naguha Asiya naguha uzamutikure uzamubenure ntakoze muri ribuyu sibuye ritameneka ayo namagambo ya nibishaka we nk'umuntu witwa ngo umuhanuzi bita umuhanuzi kabiri Mutesi urumva amagambo yavuze ubwayo urabona ari amagambo akwiriye umukozi w'Imana nka Pastor Mutesi ntabwo ari byo kandi no umuhanuzi we yemera inde Mutesi ngo no umuhanuzi nibishaka ngo no umuhanuzi Mutesi yemera ariko Pastor kare kuri kamera uyu mugabo witwa nibishaka yivuguruje avuga ko umugore yamutaye kandi bwa mbere uyu mugabo aza kuri kamera yavuze ko umugore we uyu mugabo yataye umugore akajya kwa mu butayu kuki kare twongeye kumva ikiganiro uyu mugabo yivuguruza ko umugore yamutaye mu nzu kandi umugore wataye umugore mu nzu babuza y'ikode inshuro nyinshi ndetse ikigaragara nyine baca umugani gakagabo gahimba kandi kataraza nibishaka urabona agenda yivuguruza ibyo avuga byose agenda yivuguruza aho yavuze ngo umugore yamusukaga ngo akadobo k'inkari mu kanwa akajoro ngo umugore ngo yacurangaga indirimbo zo kwibuka ngo gucunamo zo kwibuka atari mu gihe cyo kwibuka urumva izo nivugo za nibishaka zose zaturukaga mu kanwa kandi bishaka bishatse kuvuga iki rero ni ukuvuga ngo ugendana nande ugendana na Suneba ugasuneba nkayo yego kandi abantu benshi hano bari gukritika kubyo nibishaka yavuze n'abagiye batera amakomenti baza ati se ati kuki uyu mugabo atavuze iby'umugore we mbere akaba bivuze nanga umugore we amaje gufashwa maze kubona ubushobozi bwo gutangira gutunga abana baho nta yifuza gusubirana n'umugore we nibishaka yarazi yuko umugore atazaza kuri kamera ndavuge niyo mpamvu yavuze ntabwo yarazi yuko umugore azaza kuri kamera ngo agire ibyo avuguruza ibyo yaba yaravuze kandi ntazi yuko ijambo ryose umuntu avuga biravuga ngo ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga ku munsi w'urubanza cyangwa amateka bazavuga rero nibishaka yavugaga nkawe avuga nk'umupfapfa avuga nko muri abakobwa batanu b'abapfapfa ntabwo yarazi yuko inyuma hazaza umunyabwenge kazi akaza kumuvuguruza mu bantu yavuze anashimira abakoze n'igikorwa cy'urukundo urimo ariko nkibaza ngo byibuze wakire gute ko makuru nibishaka avuga ko uri umuntu w'umugabo ugize ko warateye namwe ukamufashiriza umuryango kugira ngo abana be bajye ku kiganiro birimo avuga ko wamufashije kandi ukabasha no kuba watuma abana be bazajya barara bariye ntabyo yavuze ibyo jya kuri Dynamic wumve hagati mu kiganiro ku munota 40
umunota wa 40 nakangaye gutse kanze mbikurebere mbikwibwirire kambikurebere mbikwibwirire yabivuze umunota wa 40 kanjyeho nkurebere noneho rero reka ndakubwiza ukuri muzanje noneho umunota wa 40 njyamo aho hagati mu kiganiro reka nze mbikumvishe mbanze nkumveho neza umunota wa 40 ariko iki kiganiro ko bona kitarebwe kandi dore aha niho yahereye niwumva muri intro niho yahereye abanza kuvuga ko udafite urukundo rwinshi nyine kurenza papa w'abana abonera hariho nawe yanagushimiye avuga ngo ko byari bimeze warakoze numva no kuri intro ku munota ku isegonda rya 18 kariho umunota wa 40 kameze nkundi umunota wa 40 niyo urayifu caci kisawa ndatetse noneho ndangije araje umunota wa 40 ntabwo ari jewe ndamubwira se babarira umbwire mu by'ukuri niba ni ikintu gifite agaciro gakomeye ibikwiye rero no gutwara ikintu gikomeye ntabwo wava Nyamata mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera ugura isere ebyiri z'imineke nurangiza ushiramo umunyagara w'igitoki watsa imodoka ngo ugiye gutabara umuryango wa Theogene ahubwo hari ikintu kimwe nabonye niba uguze imineke wenda ntekereza ko iriya mineke itarengeje 1000 se rimwe 500 indi 500 none uhitubara essence y'inyamata ivi Nyamata ikagenda sibyo ikagera Kicukiro muri Murambi biriya no kwifotoreza ku buzima bw'umuntu sibyo ariko niba uvuye hano Gikondo ukajya hano Murambi moto kuva hano ndabizi ni amafaranga 700 uvuye hano kugera aho Dorothea ni 700 ugaterekamo imashini ingana kuriya ukagenda ugashira umuntu mu by'ukuri ni igikorwa isi yose ibona ko wakoze ikintu cy'abagabo urumva ni Claude ashimye ko nafashe imodoka ajyayo kibabaje sibyo kuba mwahaye umuntu ahubwo amagambo agenda arenga ku byo mukoze niba ushiriye Theogene pana musuhuze muganirize mukansoringe nurangiza umuhereze agushimire nawe umushimire mutandukane hanyuma kujya kwinjira Pastor nushaka kuhagarikira aho ngaho hashize ni ikimenyetso cyo gufite urumva ko uyu mugabo yabashimiye ariko aranabanenga Pastor biri kumwe bitwarana uko yabivuze aragira ati imodoka iva Nyamata Bugesera kugera ariko Gikondo Murambi yagushimiye ari muri essence none si ujyanye igitoki cy'ibihumbi 17 yarebye ko ari muri igitenge cy'ibihumbi 20 gusa yarakirebye byibuza ariko yashimye nenze bimwe ashima ibindi nyine banza wumve aragira ati imodoka agaciro k'imodoka akagira none se igitenge cya 70 igitenge cya nari kugitegera igare azarigene nibisha iwanyu bagapfa igare ni ry'iwanyu gisinyera ku igare urumva nyine iyerekwa rya nibishaka n'inzozi ze ni igare no kugenda ku igare urumva buri iwabo nta n'igitogotogo kigeze kiraboneka niyo mpamvu rero yumva igare rifite agaciro cyane urabyumva nibishaka no ku igare kandi nibishaka umenye mu nzozi yerekwa igare icyo risobanura mu iyerekwa wowe rero ugenda ku igare uzagende ku igare uzarisanzireho nge ntabwo iwacu bandanze igare po kwa General Yesu ako Pastor wenda reka turengeho ngo wenda ko yavuze igare ariko haraye naho yanagushimira navuga ati byiza ko baragize itekerezo cyo kujyana imashini bakashyira umugore wanjye Imana ibaho umugisha nubwo wenda ibyo bavugiyeho nyuma atari byiza ntabwo ari umugore kandi yatweretse divorce ko badivorce none se kuki ariko arakomeje mwihamya ko ari umugore we nawe urabyumvisha ko muri video babivuze
pastor wenda hariya reka twemere ko wenda yashimye kimwe anenga ibyo reka ikindi tubivuga dutya tuti none se ko hari yaramungabe yari yaravuze ngo naramwinjiye kandi yamwise umugore we gute ariko nawe wumvishe ko yongeye akamusubiza ko ari umugore we yandisubije mu yandi magambo rero mfite n'amajwi hano hafi noherejwe n'umuntu wayamaye ndayakina urumva yadukinire urumva pastor ayo majwi tubarure dukinire ni ukuri tubabarire byibuza tuve mu rwangamazimwe sibyo tubangwe habona dore ko hari no kubona hano hari abeshya urumva akina ahubwo nibishaka ni umuntu ukiri wa prank yafashe voice yohereza umugore ngo sinaguze intebe koko ngo nta ntebe nakuguriye koko urabyumva yego kubera ko umugore nyine atamutera intuze urumva na amajwi afitwe n'umu YouTubers w'Ikagugu urumva yayanyoye n'ibintu kiza se wayakinye tukayumva pastor karaya mwene data karaya mwene so muri Kristo Yesu iyo ni inkuru ntago twareka tuyikore nk'inkuru muri tuyikomereze kuri yagise ngo yavuze ngo ndi umugabo we pastor reka uyu mukobwa wavuze reka tubihuze nayo majwi igiye kutwumvisha bivuze nitumara kubihuza tubone ikintu dukuramo ihangane twumvisheho umunota umwe reka aba bantu bumvisheho umunota umwe basi byuza bapfe gushira amatsiko ngenda basabiye bumvisheho umunota umwe wonyine nibishaka ni umukiriya wa prank abashaka kugira ngo agaragaze icyambere none se umuntu uzi ko yabyaye abana wemera ko abana be barara hasanu nka hariya ubundi uwo ni umugabo nyabaki tuye tubizanye ukuri urumva wari umugabo wego wenda si umugabo birumvikana oya ni umugabo ariko se nudashyira umugabo w'ipantaro wambara ipantaro ariko kubijyanye no gutunga bitunga abana bitunga umuryango ara ntabwo yujuje ariko pastor igihe umugabo yakoze ariko kubona amafaranga bikanga kandi hanze haba guhirwa agenda na smartphone ebyiri agenda na telefone ebyiri za smartphone za smartphone urumva agenda na telefone za agenda na telefone ebyiri urabyumva ngo za agenda na telefone ebyiri zikoranabuhanga za WhatsApp smartphone hanyuma sasa yego ariko prenza na telefone tupo yamaje tuyashyire hanze uri nta nicyo tu nyaruka yahaye voice umugore we ngo uwo mugabo wawe Korode ari we yita umugabo ako kuca abantu bakwanga pata nshaka ngiye rekaze nyakire ntacyo pata kuca abantu bakwanga esanya muri ya atasaragira ati Korode aranyanga byakwita kuri nibishaka ukagira ngo ari ikintu mwapfuye shaka abantu wagira ngo we na Mutesi na nibishaka mufite ibintu musangira muri batatu Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi.